kuva u Rwanda rwakwita u Rwanda urumva kugeza igihe Yesu azaza kujyana be ntabwo twigeze tugira umukobwa mwiza ufite ubwenge ndetse ufite skills na knowledge mu bintu bigiye bitandukanye nka Muyango Claudine. Ndakwiye kabisa nk'ubu muri mu komeza nyine nk'ubu muri mu komeza ndakumva koki mu gihe nimo ndavuga umuntu ko tugere ntukamvangire ntukanamuvangavanga n'izindi nzererezi nka za Christelle n'izindi umva ntabwo nzakwemerera kwita Christelle inzererezi kandi ariyo sinshaka kubyemera. ntabwo umunsi nicaye nkari kuri inkuru je icyo ushaka cyose ndakiguha nakubwiye umunsi nicaye nkari kuri inkuru kuri Christelle uzaba Brian manasere ko nawe yizi iyo nkuru nawe yizi arayizi inkuru arayizi umunsi je Christelle ni crush wanje ni umukobwa nkunda cyane inshuti yanjye ariko wibuke watubwiye ngo tunzwe n'igitubu oya ntabwo ariko navuze niko wavuze ko ushaka kunteranya Christelle wari uhari nuko bajya baduteranya avuga nk'ako kantu ukuntu akavuze urumva ugahita uketekerezaho ugahita uvuga ndumva nawe kandi Christelle arakara mu minota iyo hari amazi amvomera oya nuko kugira ngo duteranye na Christelle byagufata amasegonda abiri nyende ukubwira hari amazi amvomera oya ntuheranye na Christelle arakara nk'ubu ngubu ntiwibaze ko Christelle ubu ngubu mba ndimo ndivugisha kujya kugira ngo twiyunge uno yandakaye yarandakaye ntabwo tukivugana ubu mba ndimo ndavuga gutya mudefanda kugira nanone twongere kwiyunga none baraguhamagaye abantu banje batagiye guhamagara rero icyo ngusaba ni kimwe niba ushaka amafaranga ndemeye ni ukuri ko Imana ndayaguha ariko wumva Christelle umushire ku ruhande rwacu Christelle ni timu yanjye ari ku ikipe yanjye turakora ibyo nabari mu baharabika Muyango abaharabika nabari mu baharabika Muyango ibyo nta nubwo abiza ashobora kuba atazi na Muyango wari we ujyana gaswere apujyana mwabyana buretse gato mwabyana mwe muri murankurikira hano muri tayari kuri coding mwabyana mumbwire muri tayari kuri coding mbere kiri muri coding muri tayari kuri coding comment nyina muri murazibona mwana ntago ndi kubona comment ziriho ntago nyindi kuzibona bino byari bikuvuga ngo iki ibi byara biriho biravuga ngo baga ngo biri tayari kuri coding mvuga ka ugiye kuvuga iki bari tayari kuri coding babaze ngo bari tayari ngiye haruvuze ngo ubyihorere niyihorera agashino ka nyine bari tayari kuri coding ngo bari tayari umva rero mubwire mba bari tayari kuri coding dumba sibyo kuva u Rwanda rwakwita u Rwanda
urumva kugeza igihe Yesu azaza kujyana be. Ntabwo twigeze tugira umukobwa mwiza ufite ubwenge ndetse ufite skills na knowledge mu bintu bigiye bitandukanye nka Muyango Claudine. Uwo we nta nubwo azigera abaho kugeza mpfuye. Icyo nakubwira rero, mwamukunda mutamukunda, mwamurwanya mutamurwanya, mwamwemera mutamwemera, abo bandi bakobwa bose uyu ubona bikaraga bibonekeza kuri izi mbuga nkoranyambaga bose bari inyuma ya Muyango nibura ku mwanya wa 10. Icyo cyo rwose ni ikintu mba ngomba kukubwira. Ni nayo mpamvu ubona bose ari abamurwanya, ari abamuhimbira, ari abagira gute, bose bagerageza kumurangiza ngo barebe ko hari undi ushobora gukaba. Ngiye kuva nabona Muyango muri Miss Rwanda azanye na Miss Photogenique, kuva kirya gihe kugeza amaginga yangaye umwana aracyayoboye. Ibi mvuze simbivuze kubera ko wenda hari ibyo ndimo ndagura cyangwa se hari inzira ndimo ndagura, ariko ibyo ni ibintu umuntu wese ufite ubwenge apana ibigori cyangwa injiji ashobora kwanaliza agahita bibona ndekeyeho. Muyango fata amafaranga amadolari 300. Warasoze mwana, ngewe mbivuze iyo no opinion yanjye. Nta nubwo ari n'igituba cye nshaka, nta nubwo ari no kuvuga wenda ngo hari ikindi kintu mukeneyeho. Nge mvuze ibiri byo umuntu wese ufite ubwenge. Ahantu uvuze igituba shiraho amafaranga. Ahantu uvuze igituba shiraho amafaranga. Yihoreresha Dumba. Ariko nicyo kintu nkundira Instagram abajyana ko ntabyo kubwira abantu ngo tapinga. Birakunaniye. Oya, urumva uramutse ugiye kuri za Instagram unyuza ukabwira abantu ngo nshyiriraho ifaranga, urumva uba ugiye kwica showbiz. Ariko reka turebe wenda ko umuntu yapfa gushyiraho ka nimero kanjye kagani kari muri Momo, ushyiraho bishyiraho kug'urukundo. Je DJ Blair kirimo kiramamagiramo men. Reka genda. Ariko bugazo nashaka iki? Sinzi ntabwo avuze. Dumba. Pinning iyo nimero aho ngara abakire banje bambwiye. Hari abakire banje bambwiye ngo pinning nimero bashyireho. Yishireho ndabizi ko gusabiriza. Iyo nimero pinning. Yes kwiza gusabiriza ntabwo ingeso azayikikaho. Ntabwo ingeso azayikikaho yo gusabiriza. Dumba ibyo wavuga byose bivuge. Ibyo wavuga byose bivuga, ariko pingira nimero hanga wereka ibintu abantu banje babore. Abantu banje b'umutima rugumva. Gira mwana. DJ. Yo. Ntukazajya umamagara ndi live man. Oya mani ntabwo nzi ukuntu byari bigenze, ndaguhamagara se ngenda kubaza icyo yabasa. Sumusukera mani numamagara yana. Nesta. Fata mani. Urumva? Je. No. Umva ibintu bimbayo. Live ntabwo nanjye comments zirimo zirazamuka. Ntabwo ndimo na pinninga boro yawe. Murekere muceceke ndazibasomera. Urazibona wowe?
Ahubwo nanjye ko mbona zise zihagarara ibandike muri comment turebe. ubu live tuba tugomba kuyivaho tukayisubiraho ako kanya nuko ivaho twajyaho reka tuvaho twigeho Iveho nanjye zahaga. Yo, none se urubanza warutsinze urubanza rwanjye. sinabonye hari video bagufasha uri muri koti Ntabyo nzi njyewe. uvuga ati nabuze inyara ngo mbone irongora umugore w'abandi. Nabibonye kuri TikTok simbizi ngira ngo ni simbizi ngira boza beza. Nari nzi ko umukobwa wanjye bamushyirishijemo. ngo byagenze gute ngo byagenze gute hari video yambo ya Brian niwe ya tradinga ari mu rukiko arimo aravuga ati bwana nuza mu president w'urukiko ati ngiye barimo barambeshyera ati ngo nabuze ngo nabuze inyara ngo mbone irongora umugore w'abandi. Ndavuga ati umukobwa wanjye baramushaka iki. none se Brian yemera ko abarongora ntiyabihakanye se yarabihakanye. ebye we natesha ukuntu bagenda bagira ngo barabarongora Reka Bana nkubwire yanjye muri bigerageza. Brian ntabwo ari umutinganyi ariko umuntu nzi neza ko ari umutinganyi nitesha ninga hano uretse gato namwe Abaho na nimero yawe afite ngakuremera atarize gucanga ngo wayipininza. oya byo we pininga we dumba kasiha pininga Brian pininga dumba pininga wabonye umukirekazi toka Belgique Belgique. asigaye riri pupe naramwanze. oya yatangiye mwana mugasha we dumba umukirekazi nta makosa agira Aha uwo ni wamutinganyi ntabwo ari Brian. Uri kuri top Dumba. ese kuvuga ko uri umutinganyi ni kuri top wakigoryiwe. Ndewa ibyo bintu mbona mwese muri nijoro muzaribona amana. Mubeshya Brian iki Brian ko yanyemereye dumba